Sinakwiyemye kugenda uvuga ko ndi umugore wawe. Cyangwa kugira umugore. None se njye nyine mvuga ko utari umugore wanjye. Ngisubira ndi umugore wawe. Uri iki cyanjye? Ngisobuje nabwo nabo umugore wawe. Ariko madana ya ntugahinduke. Basi na ngiye kukinyita. Ko nagasa niwe subura urugo rugusa gute. Papa kwise vaye hano. Shikari. Ngirwa Umugabo vishwa hano. Ibi ni ibiki? Mbwiza ukuri ibi ni ibiki? Umwombo telefone sego ujye kwicomeka. Ariko waza kwicomeka kumbabura se? Ariko madamu wanjye mwiza nkunda nakuye nakobwe nyabuhe. Wankoye iki? Ariko umugore wanjye mwiza w'ikizungerezi. Kora ibyo ukora. Ariko jyumya ko ndi umugabo mw'urugo. Ari nge nari ndimo. Kagaburira inoze. Uri umugabo ushaka iki? Wari winjiza basi n'agafuka k'ibiro 5 hano muri iyi nzu bya Kawunga. Imiceri nturya ntiwanga twari nge wavunitse. Hangiza ngo nawe uriza abagabo n'ibipantaro bibiri. None ubona ndi umugore. Uri iki? Basi ndakwinginze. Iyo ubana no mu gitandura ari inyuma ubwo uri umugabo. Ndavuze ngo teka ibyo tekagira vuba. Abana bagere hano wabyahe gira vuba. Kanana rusore. Kaneshwa ariko mu byukura sa abagabo bigiye mwabaye muti. Se byagenze bite ko cyanga mbona gusa byagenze ntabwo urabikora. Ngiye ariko nabisoje. Koko se? Bize bire ko ntabyo ndi. Namaze gukora amasuku natetse byahiye. Igisigaye nyine nuko turi buserebure hano tugakora ikirori to. Ntawe wabwiye. Ngewe? No ahubwo kutabwiye ba papa kwizera. Papa kwizera se share buza ko nabonye nawe bagera ngo bamunyoboze inkoni y'icyuma. Kagira inkuru rero. Shaka umugabo mbona bizangora. Serious? Bijya kora kamati. Mbona munaze nkiri. Ari mbi munaga umugabo anaga umugore anaga umugabo. Imana ifanye simba umugore n'ubi. Unama ukora ibyo ukora. Harya ngo yingirwa mugabo gusa. Uteka nje ndi kukubwira. Sigariwe. Basi utamena n'ibyo kurya by'abana. Ngiye mu nzu. Soka telefone yanjye tanga ariko washyize ku muriro. N'amaso mabi gusa. Ariko ubu narashatse. Ubu nk'uyu namutoragura agahemu by'ukuri. Wagira ngo sinzana. Namuzanye dukundana twishimanya nyuba mwuba. Ariko ubu sinyivuga. Ese ko witotambo udakora ibyo ukora bite? Nyine nari vayishera telefone ndi. Asa ndajya mu nzu nkagakomeza ngutarashyira ku muriro bite? Nari ndimo mvuga. Kavuga ibibara. Fata ibyo ufata ujya gushyira ku muriro gira vuba vuba. Fatira telefone ujya kwicomeka cyangwa ujya kwishyira mu mazi. Bite? Telefone tujye kwicomeka. Jya kwicomeka ntabwo ndikumbwira ngo tujye njyewe nande sijya kwicomeka gira vuba. Kandi sinaryiba ndasanga bambuza urambona. Iyo ariko jya kwibwira inkanya bwo gutambukishwa vuba vuba. Seka ketse ibyo bisinyama. Cha ibi biryo nimba ndamenya ko data yabyaye imbwa ntabwo mvunikira ubusa soka uzukora ibyo ukora. Ngo ntibayamena abantu ntibamena amazi. None uratiye. Bibaye byiza nakagutumye no kuri kw'Imana. Nzaza kureba rwose umusaza wanjye yarashatse afite umugore akoze ubwo urabona ngende kubona umugore atazagushobora. Atashobora se umva zaba nikore. Aho guriya mugabo nawe mbamba nagira ngo nimbwa yararushye cishwa hafura imyenda y'umwana ibyahi ibyo nanze niba myaka iri ngana gute ntabwo no guteka uzi ko bari guteka ariko ahubwo se ahubwo kanyara kujya kumureba tunagane tujye tumunyura no mu mugani tukamubwira. Okay nari ugenda umubwire turebe ko ari buze urasanga namaze kubitegura. Wenda nawe wazi kwa papa kwizera mwiwe. Mwiriwe neza. Yego. Makuru yanyu? Ni meza. Papa kwizera arahari? Yego, uramushakira iki?
Yango tuganire nk'abagabo mugenzi wanjye. Umuki? Tuganire nk'abagabo mugenzi wanjye. Hano se buri rugo ndavuga ko habamo umugabo. Uribana se? Ndibana. Se papa kwizera saba hano so umugabo wawe. Uramwihakanye ku manywa izuba ari. Uriya ntabwo ari umugabo kabisa. Bagutuma abagabo sahera kuri papa kwizera. Bose ndombe. Cyangwa nawe uri imbwa nka. Kambe ngiye ugorame. Winseza nimba. Kuguseza n'agategeko mvira mu rugo. Sawa mwiri. Ariko mumbwira ze mubwire. Kabwibwi inkuru mbije. Mugabo. Unajya yicara mwana akavuga ko afite umugore. Papa kwize ngo inaha. Karame umugore wanjye. Kagura mu maguru ntuzongeye kunyita umugore. Uriya muntu uvuye hano yagushakiraga iki? Ahubwo se wakubwiye ko yashakiraga iki? Nese Jean kukureba atakuze. Sinakwiyemye kugenda uvuga ko ndi umugore wawe. Cyangwa uvuye kugira umugore. None se njye nyine mvuga ko utari umugore wanjye. Ngisubira ndi umugore wawe. Uri iki cyanjye? Ngisogusha nabwo nabo umugore wawe. Ariko madana nayo ntugahinduke. Basi na nzongeye kukinyita. Urabizi nakora buri kimwe nkemera nkapfukama ku bwawe, nkakora nkemera gukora ibyo negetse, ariko basi jya wemera ko ndi umugabo wawe, sibyo? Basi nako kubahiro nkagenda. Ntago nakubaha n'umunsi n'umwe utarabasha gusohoka muri uru rugo ngo ujye gushaka ubashe no kwinjiza ibiro bibiri by'umuceri mu nda. None se ni gute nakora akazi ureba nirirwa mu byombo nanatetse nirirwa no mu bana, ahubwo se ninde waje kundeba? Nta kagabo k'amafuti kananutse wagira ngo karito nakubiyemye kujya ntoranga, wagira ngo karitukuze. Akagabo? K'amafuti wagira ngo karitukuze. Ni ka kagabo ni umugabo uriya ni umugabo. Nta ni umugabo afite n'umugore buryo umwubaha. Pana wowe papa. Nguvuze? Afite umugore umwubaha pana wowe wagira ngo uringurutse wagira ngo nagutoraguye mu ngarane nako. Ngwagize? Nyine. Ngwagize ute? Nyine urumva wowe turakundana. Umuntu mukundana udakumutoragura mu ngarane, sibyo? Nyine ndakugaburira nkakwambikwa warangiza ukavuga ngo ujya kuntoragura mu ngarane. Sibyo? Kankubwiza ukuri rero wa mugabo. Nyine icyo ushatse kuvuga. Rekera twaguhaye amashyize kwigaragaza. Wariyamamaje. Rero ikiriho. Sibyo? Kura banza ukuremo. Zinete sinjye waziguze. Kanzimene none nzare kuzongera kwambara. Sayange harugara yawe. Kandi ikindi ntuzongera no kumvugisha wambaye imyanda y'ingofero. Byukuramo umvugishe wanyubashye. Kambitereke no hasi base. Utereka hasi zenye kwibiki. Terura bene wanyu. Byari byo kora sira byanjye kurya ujye gutereka hasi. Ariko madame ni mpamvu nayo mvuze ngo umeze nko ntuzongere kunyita madame. Ko sindi umugore waso. Basi reka ibyo ngibyo tujye tubiganirira mu buriri. Ahantu hataraba. Uburiri we nande ko ntazongera no kurama. Ni umuntu utaragura mu ngani subwo urumva mwaryama mu gitanda kimwe. Ugiye kujya uryama hano hanze rero. Hari mu gikoni hari yazira nko zabaga. Niho ugiye kujya urara. Winsubirira mu nzu guma. Nahaneso. Nyine basi. Kora ibyo ukora ngende ndiye nurangiza imyenda yanjye kwigushyirira hano hafi. Tujya kuba hari mu gikoni. None se nta n'ukuntu nagira nka mvuze ngo nsohokera mu nzu bamba bambwiye ngo nyinjira mu nzu cyangwa nyingaho nibwo uri bubyumve. Mwiriwe, wese ko wicaye hano? Yewe, ko wicaye hano? Bimeze bite? Ni sawa. Ni sawa? Ubwo se ni sawa?
ndumva atari sawa. Kubera icyo atari sawa? Ese ubona ukwezi kurenzeho ibyumweru 3 ubwo ni sawa? Mutarampa yanjye twavuganye ngo iki mujye kwinjira muri iyi nzu twavuganye ngo iki? Cazwa hasi. Ntitwavuganye ku kwezi. Icara. Madame Ni byiza. ngende nje kwishyuza amafaranga y'inzu. Mabone ese kabiri kanga ntera mu rugo rwanjye ijoro rimwe narengeje niryo ryo kuza kumagarara ku muryango. Ugize ngo Ijoro rimwe. niyo yaba iminota 2 ndabyemerewe. Iyi nzu banara yubatse murye neza uri kumva Nta kwishyuye se wadakundega. ahubwo kubw'umutwe munini numva mufite ndavano nyajyanye ntago njyana ntayajyanye. Ntayo nguhaye. Ugize ngo Ntayo nguhaye. areko Ya kwa mukuru w'umudugudu. mukeka ko iyi nzu mubamo ntayubatse? Ntayo nguhaye kandi mfira mu rugo. Kwanza nta nubwo ari we nahaye inzu. We mumpa amafaranga Kabiri y'inzu. kanga se kwishyura. Kabiri kanga he umugabo wanjye kwishyura. Ibyo ni ibyanyu Bwa mwumvikana ibyo mwumvikana mumpa amafaranga y'inzu nyajyane. Nta nimutayampa murarara musohotse. Musohokana imbumburi zanyu mucana mugende. Uri kumva? Ubwo se niwe waduhaye. Sorry. Jya kubwira nyoko waduhaye inzu. Usko nari kinyabupfura mukigira. Nta nisoni yibazo nyikaraga ko tutayaguhaye se. Mukeka ko umuryama mwahubatse se? Ntayo nguha. Umva. Genda muzana amafaranga. Kingahagarikira amatora ndebe ko yabona. Genda mu nzu uzana amafaranga nta kindi kintu. Nakubwiye ngo hagarikira amatora ndebe ko yabona. Nzari nsanzwe niyibwiriza kandi ndagiye kuyaba. Ariko kubwagasuzugura kajoga inyo kuza kumagara ku muryango uje kwishyuza. Ese kwa ntare nkwishyure nibwo mvaga ndibura ari nakwishyuye. Uzi n'ikindi? Jya ushaka. Uzi n'ikindi? Ndabaha piyavi. Preferega ni iminsi 15 njyango na masegonda. Sange mwamaje kwitegura gusohoka mu nzu yanjye. Genda kwa mukuru w'umudugudu yikwandikira iminsi 15 n'igice cy'ukwezi genda. Bagasuzuguro kanyu we n'umugabo wawe wagira ngo gasigara witotoye. Aneso. Bakwihindira Wiganzwa aricara. Ibi birahagije. Karegereze basa ubundi barye pe. Njye nta ndi burye namaze kurya. Ntabwo se ko umusaza wanjye yatinze. Uzi ibintu bari bankoreye? Abayigize ka? Umugore. Ceceka mubwire. Ntumbwire ko maze gutegura ibiryo ahangaha baragiza nibazi. Wabyora se ko bari banankoreye? Ntabyo uzi? Kubera iki? Mbega umugore. Mbega gushaka nabi mbega. Kagire inkuru rero bimwe twe turi kuvuga bibaye impamo. Yampaye nk'agati ahubwo wagira ngo ari ubikazi. Wabirebaga? Ngiye ahubwo ibintu bihita byisubiramo gutya. Apfuye noneho. Habaye iki rero? Uzi ikintu kibaye nambye ati papa kwizera arahari. Ntabwo ari unyikirije ni wuje. Umugore. Karagashyano k'umugore. Niseseme nyinshi andebera ku mutsi w'iryi. Agiye no kunduka ahubwo mugira ngo muyaga bifashe ubuki. Manu biguma kuntera iseseme dore imbere yacu hari ibiryo. Vuga nyine ubyabaye. Arambye ngo ariko mubwire simbizi. Noneho dutegereze. Dutegereze se. Shara mugabo nareba nabazana apfa natagabanya buriya Buganzwa umugore wirirwa mushyiraho. Undi uriya n'umugore n'igiki. Gashyano ko umugore kuzashangira mugabo. Akusha abahungu bagirinda barabivuze ko kwisurya n'umushyitsi atarahagera. Ariko iyo witwaye mu bwongo ni ibyanjye ndabiguho birya nugira ntabwo yakutazi. No, urabona ngiye mfite inda nk'iyo yawe. Reka inda zijya zihwana n'umugongo manga. Kwe gupfa ubusa dutegereze papa kwizera turebe kaza nimba batari bumuhitanire hari yiwe. Aze cyangwa ruri kuko namubwiye kuko nabonye umugore uri hari ahubwo yaranyishe. Kose n'ubundi kirori ko wanakikorera niyo batazana ibi byose bari. Umugore nyine Papa kwizera neza komera cyane. umwanga kurya ararakarabye. Ubundi ni kurya zuba ko iyo umwe ari hejuru undi ajya hasi, undi yaba ari hasi undi akajya hejuru. Iyo umuntu avuze nawe ukavuga rwakubakwa gute? Cyambere naga protect kenegana inyarwanda n'akacu uri twitwisomera. Urumva nawe reka kwiganira rero siko bimeze.
Erega ibyishimo birahira. Umukobwa Njye kuzana n'inzoga. reka nkugire inama nuramuka wubatse ukajya mu rwego rwo gushaka urabyumva neza ukabona umugabo wari hejuru cyane uzajye hasi iyo niyo nama iruta izindi zose. Niyo mpamvu umugore wawe kwicara hejuru umuntu w'umugabo we urumva bagufurisha n'ibyaha. biriya byose byita kumwubaha. Ntabwo uri umugabo wubahiye. ndabyari bikeya Wariye byinshi se ko mbizi ko n'umugore wawe atakugaburiye ubundi urarya ikeya. Nawe yavuze ka. Si ibi ni ibikiri kure. Ibi ni ibiki? Arahageze. Mubwira. Hako umugore ni gatumwara. Ibi ni ibiki imwe n'imisozi yirangije? Haura. Mwe navugaga. Ugendana ubwonko ku mutwe, ugendana mu kibuno cyo warabune. Uratekereza? Wakagabo we kamafuti. Sumviriye mu rugo kuvuga ngo umugabo wanjye afite ibyo ari gukora. Ukanca inyuma rero ukanamwabiza ukamagana. Akubundi wa mugore ugira ikibazo bite byawe ubone. Kuza utera mu rugo rw'abantu uzu wokera habaye iki kuba umugabo wawe ara uru n'uruhinja ufite uheka mu mugongo. Nakubwiye ngo tereke ibirwa biryo hanze. Kandi wa mugore ibyo bintubuza. Wa mugore akarya sinagomba namugabura. nuko utari uwakimba. Ngaho ndebera ko n'abagabo twaguwe no kuripima. Arimo kwirira ibiryo narangiza asabira. Ntabwo ugize ko abagabo bimbwa ahubwo bagwiragiye umugore ntiyamfata kuri kare. Umugabo wanyegomba kumwubaha. Azaba ari umutware mu rwa mugore reka mubwire. Ntago ari uko batwara abagore Umugore ni nyoko banyo. mwambabare basi mutasinyira mutasinyira ndabinginze muvuga amagambo make munagire nayo mwisigare. Kugereza reka kibingo nimere. Ibi biryo bitagira n'umunyu. Ibi ni ibiryo. Abanyumurengo wa mugore we kubona ibiryo birahenda. Umurengo ufite iwawe tazajya Asama irya. Byose usuko ko wabuze ibyo ngo nakugaburira irya. Irya rishwe ibyo rishwe. Ngo bizirane inshuti ntugase. Mbega gushaka nabi we. ariko mada ni gute basi ko wubaha nkagerageza kukubaha. Ubwo burozi ngewe wawe ntabwo Ceceka twirabiraga filimi we twari tumaze igihe tutareba agasobanuye. ikigenzo nayo mesomera Icara mu neza. Unywesha n'umunwa ndabizugirira. Reba inshuti ufite. Wagira ngo itorotse karayese ejo mu gitondo. ariko mada urabizi ndakubaha sibyo ariko nubwo basi wanama n'agaciro imbere n'umunsi umwe basi mu byo. Ese uwo munsi ushaka n'icyo waje gusabiriza ibiryo. Mu rugo rwanjye wabuze ibiryo. Ntusuze utetse ibiryo n'ubiteye mu masafuriya. erega uratona mukagira ngo uri intare wagira ngo uri intare Nakubwiye ngo rya irya byari byakuzanye ntubibonye. Warangiza ngo nafite inshuti ngo nizabagabo. Usura n'umugabo. Cishwa aha dutaye cishwa aha wanyigera bica. Yute. Nta nesko dore. abagabo barago ukazana ntarira bara mu rugo iwawe. Reka mbanze nkubwire nje buriya nubwo nsetse biriya bintu birambabaje Imana uriya mugore ni ishyaka nta nubwo ashobotse. Ntazigera nzamukubitwa n'intega amakangu we mbega isi nici amukubita ibiryo mu maso. Umugore arafata umugabo nk'imbwa wagira ngo ni igicucu. Mvunyikaga mu zuru nabonaga bimutsindagira mu zuru sebe yarakugira ngo ahumeke gute. Nca urarushye wa mugabo nawe ugiye gushaka reka nkubwire ngiye umugabo wanjye nituba dukora ngomba kumwubaha nkamukunda. Biriya ni ibintu by'i Rwanda. Nzibera abagabo b'inganzwa. umugore azambera kiwinga.